Haleluya, haleluya, haleluya. Ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Kandi wowe iyi audio cyangwa se iri jwi ryanjye rirageraho mu yandi masaha y'igicamunsi y'umugoroba, ndahamya neza yuko umeze neza, kandi nimba utameze neza turi mu bihe byo gusenga uraza kumera neza kubera imbaraga z'amasengesho. Turi mu buvumo bwa Duramu ku munsi wacu wa 4, kandi dukomeje kubona Imana, dukomeje kubona imirimo y'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ngiye kurwangira ruhande nkomeje kubona gukora kw'Imana, nkomeje kubona Imana providinga, nkomeje kubona Imana izana ubuzima, nkomeje kumva Imana mu matwi yanje, mu mutima wanje, ndetse no mu kuboko kwanjye. Haleluya. Umubiri wawe wose ugomba kumva Imana. Naraye ngiziyerekwa, ntabwo ndasobanukirwa neza. Nimba ari umuntu ushaka wenda nko kumbeshyera se ibintu biri aho ngaho, ariko ibyo byose iyo twabibonye mu iyerekwa bivuze ngo turabikubita katisha y'umwuka, bikurwaho mu izina rya Yesu Kristo. Hari ukuntu umuntu apanga akavuga ati reka musige icyasha, umuryango wari ugiye gufunguka wifunge, ariko uwo ngo ndamwohereza Rusororo, ndamwohereza Faisal, ndamushyira muri koma kugeza igihe umuryango azajya kuvirayo warafungutse. Au nom de Jésus Christ, mu izina rya Yesu Kristo. Nawe kandi birwanya gukora kw'Imana mu buzima bwawe, Imana ibikubite mu izina rya Yesu, Imana ibyigizeyo, Imana ibinetralize. Ndanezerewe cyane. Uyu munsi turacyari ku musozi wa Moria, the mountain of provision, the mountain of faith, umusozi wa Abraham. Turacyari aho ngaho. Haleluya. Turacyari aho ngaho mu izina ryande, mu izina rya Yesu Kristo. Dukomeje gusenga kuko turi mu bihe byo gusenga mu izina ryande, mu izina rya Yesu Kristo. Komeza gusenga. Dufite iminsi 100, tugeze ku munsi wa 4. We are still having a long journey ahead. Kandi Yesu yaravuze umusengo ubudasiba. Na nyuma y'iminsi 100 uzakomeza usenge, na nyuma yo kubona Imana uzakomeza usenge. Nta kintu cyiza nko gusenga, Imana ikakureba ikabona nta kibazo ufite, ariko urasenga. Naba ngo umuntu adafite ibibazo ngagomba gusenga ashima gusa, oya. Nubundi nufite ibibazo agomba gushima, niko birivuga ngo mu bino mu byiza muhore mushima, ngo ni kimwami Imana bashaka muri Kristo Yesu. Haleluya. Ahubwo ndavuze ngo ugasenga nk'indwanyi, usenga nk'umuntu waburaye. Satani akureba avuga ati kose uyu muntu aranshaka iki, yaburaye, abana ntibabonye school fees. Oya, senga, rwana intambara mu izina. Nukuri Yobu ngo yarasengaga, ngo buri munsi agasengera abana, aho biri wakasengera, aho bicaye akasengera, nimba batarataka bisengera, agafata miri ibigendagenda mu kirere ku buzima bw'abana be, agazengurutsa ubutunzi bwe, umuriro waka, the hedge of fire by the power of the Holy Ghost, mu izina rya Yesu. Haleluya. Nurangiza aya masengesho y'imisi 100 uteretswe umuryango urimo ubutunzi bwawe n'umugisha wawe, uzaba utarayasenze cyangwa uzaba waravangiwe. Ugomba gusenga, Imana ikagukora ku maso, Imana ikaguhuza n'andi maboko, Imana ikakuzanira ubundi bwenge, Imana ikazanira indi rishurirwa, Imana ikaguha strategy nshya, Imana ikakwambika ubundi bwiza, Imana ikakuyobora on a new skill, mu bumenyi bushya ugomba kwiga buzakufungurira imiryango, uzaturitsa urutambe mu izina rya. Hari umuntu yaba ari umusinzi, yaba ari umuntu ufite imico mibi, isi ivuga ngo turagukeneye tutitaye. Warabikoze cyane wabikoze. Reka mbabwire, Yosefu ubwo Farawo yamuhaga kuba wa kabiri kuri we, ndetse bikazarangira mu promotinza ahubwo akamushyira hejuru ye. Yosefu yaravuze ngo nari meze nka papa kuri Farawo. I was like a father to Pharaoh.
ariko uzi kuvuga ngo wahindutse nka papa wanjye, biravuze ngo Farawo nta kintu yakoraga Yosefu atacyemeye. Kabiri, iyo Yosefu yabwiraga Farawo ati icyo kintu nugikora urambona, Farawo yaravuga ati buriya ngikoze Yosefu namubona. Bivuze iki? So nta nari mujye umuba hejuru, nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi. Oya, Farawo yageze aravuga ati ndabona Potifari wari ugufite ntabwo yahishuriwe neza, kubera ko Potifari hari abantu bakerensa amavuta yacu, ariko hari abandi bantu bazayaha agaciro. Mva Potifari iyo aha agaciro amavuta ya Yosefu, ntabwo yari kumufunga atabanje kumenya ukuri, atabanje guperereza. Ubu ni umusirikare azi icyo bita kuneka. Ayiwe usa niyo nubwo nta bintu byo gupima ADN cyangwa ibindi bintu byo gupima ngo bamenye nimba Yosefu koko yamufashe ku ngufu, ariko yabaye akashaka kumufata ku ngufu wenda akavuza induru. Yari ari mu nzira yo kubishyira mu bikorwa, ariko ntabwo ari ibintu ni kujya ko se nanone yatamufunga umudamu aramusohora mu nzu, ko umudamu yarangije gupanga kubeshya Potifari ntajye muri ako kagambane, nawe hari igihe urwo yarwubaka ku mutwe. Byari bimugoye, yari inzira z'Imana. Reka mbabwire, ubuzima urimo bushaririye, nimba uzi kusenga, ukaba uzi kuvugana n'Imana, ukaba uzi ko uhagaze ku rufatiro rwo gukiranuka, uruhagazeho neza, ndakubwiza ukuri, zamura kwizera. Imana iri kugucura, iri kugutegura, kandi aho ujya ni heza, haragutse cyane, uzaba ukomeye cyane. Uko abantu bagusuzuguye cyane niko bazakubaha cyane. Uko ibyawe byamenyekanye kugira ku mpera z'isi, niko icyubahiro cyawe kizagira ku mpera z'isi. Ahari ndi kuvugana n'umuntu umwe, ariko ashobora no kuba ari njyewe, we nta nicyo mwitayeho. Ndi kuvugana no kuvuga ngo hari iminsi mbarwa ku ntoki, ubuzima bugiye guhinduka, hari ikindi kirere Imana ikwinjijemo. Uwagusuzuguye agiye gukorwa n'isoni, agiye kubura aho yerekera, agiye kunanirwa kuva mu rugo, agiye kunanirwa gusohora ijwi, ururimi rugiye gufatana n'inkanka cyangwa se n'intara hejuru n'urusengero rw'akanwa, kubera igitangaza Imana ikoze, kubera igitangaza Imana ikoze. Gutegeka kwa 2 ibice 2 umurongo 25 baravuga ngo ngiye gutangira gutera ubwoba amahanga akuzengurutse. Imana izanye ikintu bita iterabwoba ku mahanga akurwanya, akuzengurutse. Ikibazo suko ari amahanga, ikibazo nuko akurwanya. Ikibazo suko ari abapagani, ikibazo nuko barwanya umuhamagaro, barwanya amavuta, barwanya icyo Imana yagushyizeho, barwanya umusozi wawe. Ikibazo bakiriye atarumba ntacyo dupfa, ariko ahagaze ku musozi wanjye witwa Heburoni, awuhinduriye izina, awitiriye izina rye, awisekiriye atarumba. Arapfa rero, arigizwayo mu izina. Reka mbabwire, njyewe nta parido mfite. Nimba hari aho ngomba guhagarara, hakaba hari umufilisiti utarakebwa uhahagaze, najye Rusororo abereke guteza icyugazi, n'ubundi azava. None se ubundi kutinda, ubundi yari amaze iki katakebwa? Najye Faisali abagiye muri koma, nakire gakondo yanjye. Onodo Jezikri, nohereje ingabo z'abamarayika, kuko ni imyuka idukorera. Nohereje abamarayika, nohereje marayika wigizayo, nohereje marayika ukuraho uwicaye, uhagaze mu mwanya wanjye, mu kirere ngomba guhagararamo. Uwo nguwo niyigizwayo. Ndirukana umunaki, ndirukana umuyebusi, ndirukana umuyihivi, ndirukana. Haleluya, haleluya. Akira gakondo yawe, akira gakondo yawe mu izina rya Yesu, akira gakondo yawe mu izina rya Yesu. Ejo twavuze ko turaganira ku magambo avuga ngo the grace of hearing the unspoken words of Yahweh. The grace of hearing the unspoken words of Yahweh. Ubuntu bwo kumva Imana mu gihe icecetse, ubuntu bwo kumva Imana ivugana n'imitima yacu. Vugana, vugana n'umutima wanjye, vugana, vugana n'umutima wanjye. Imana ivugana n'imitima yacu iyo ishaka guhindura ubuzima bwacu, ariko abenshi tuba turangaye, tukabyuka ducekinga notification WhatsApp message, tugasinduka dushaka aho ubujajwa bwato. Ninde wanyandikiye? Oya, Imana yabanjira kwandikira. First check inbox of your heart, because God has sent you plans, strategies of how you can
make money, of how you can grow big, how you can be successful, how you can connect with new strategic partners. God has sent messages in your heart. So check them well before you check any other sources by the power of the Holy Ghost. Tuvuga hejuru ya Isaka noneho na sasa. Ejo twavuze Aburahamu ari kumwe na Isaka, ariko Isaka tumera nkaho tutamuvuze neza. Ubu noneho tugiye kuvuga Aburahamu muri Isaka. Kuko umusozi wa Moriya wari n'umusozi wa Isaka. Ntabwo wari umusozi wa Aburahamu ukaba wa Isaka ukaba n'umusozi wa Dawidi. Abo bantu batatu. Niyo mpamvu muri iminsi 14 abo bantu batatu tuzabagarukaho, tubumve neza, tubaryoherwe. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Yes. Hallelujah. Kandi uyu musozi dushatse twanawita umusozi wa Yakobo. Tukagenda kwa kundi gisekuru cya Yesu bavuga ngo nuko Aburahamu abyara Isaka, Isaka abyara Yakobo, Yakobo abyara Yuda abyara uriya Peresi, bisobanura gusatura. Nuwa ngo uyu musozi wa Moriya nuwabo bagabo b'igisekuru kuva kuri Aburahamu ugenda uza kuri Yesu. Ariko cyane reka tuvuga Aburahamu kugera kuri Dawidi, kugera kuri Dawidi, abo bagabo bitwa bose kari basekuru bo kwizera. Nuwa ngo ushobora kuba umusozi w'umukaba n'uwundi, kubera ko umwe yavukiraga mu wundi, umwe yabaga ari extension y'undi. Uyu munsi rero tugiye kuvuga hejuru y'imbaraga, hejuru ya Isaka. Wibuke amasekuru ya Yesu aravuga ngo kuva kuri Aburahamu kugera kuri Dawidi ni ibisekuru 14, ngo no kuva kuri Dawidi kugera kuri nibisekuru 14. Bakagenda bagaragaza uburyo 14 igenda igaruka. Abantu benshi ntabwo bakomeje kwibaza kuki nyine hagaruka 14. Dutumisi 14 rero umunsi wa mbere twavuze hejuru ya Aburahamu, umunsi wa kabiri tuyavuga kuri Isaka, ejo tuzavuga hejuru ya Yakobo. Hallelujah. Kandi nanone umunsi kurikiyo tuzavuga hejuru ya Yuda, umunsi kurikiyo tuzavuga hejuru ya Peresi. Donc umusozi wa Moriya ariko mu kirere cya Peresi bisobanura gusatura. Icyo gihe tuzabona icyo bita the power or the grace of provoking a financial breakthrough. Ni good to provoke a breakthrough. Ni good to provoke icyo bita Peresi, gusatura. And au nom de Jésus, Yesu ari mu gituro yazamukiye mu mavuta ya Peresi. Ntabwo yazamukiye mu mavuta ya Yakobo umuriganya oya, ntabwo yazamukiye mu mavuta ya Isaka the budgeting guy. No, yazamukiye mu mavuta ya Peresi, arasatura. Ngo umubyaza aramubwira ngo uko gusatura kwawe kuzakubeho. Ngo turabona uko gusatuye uko nguko uko gusatura kuzakubeho. Peresi aratungurana. Ngo bari bafashe Zera bamuzirika agatambaro k'umutuku ko yari yabanje y'igikonjo. Icyo gikonjo cyari bwice uwita Tamari. Arangije umubyaza gisubiza yo ngo uwitwa Peresi aratungurana, arasatura. Ngo umubyaza arikanga aravuga ngo uko gusatura kuzakubeho mu izina rya Yesu Kristo. Uko gusatura kukuriho, uko gusatura ntabwo niyo wagereka ibuye mugashyiraho n'ubushishi, Yesu arakurwayo kubera ko akomoka kuri Peresi. Iyaba Yesu yakomoka kuri Zera bakaba yamugerekaho igituro yega kazuka, ariko akagoma inyuma y'ibuye. Ariko kuko akomoka mu rukiryi rwa Peresi, kandi nawe ukomoka mu rukiryi rwa Peresi, nimba wizera Kristo by'ukuri ugomba gusatura out of any situation, any boundaries. Break it, satura, sohokayo mu izina rya Yesu Kristo. Ndumva mfashishwe. Reka tujye mu kirere cya Isaka noneho twumve neza uyu mugabo. Hagati aho ngaho nge ndumva ndi gupanga gukorana n'abantu bitwa aba IT. Ndakorana n'aba IT ubwo turimo tuganira ku hejuru ya Yakobo. Ubwo n'umunsi w'ejo nzabasobanurira andetaye. Ubwo nzagera kwa Yakobo nzasa naho ntatinze kuri Yakobo cyane. Nzajya mufatanya n'umuntu bita Yosefu. Yakobo nzajya mufatanya n'umuntu bita Yosefu. Yes, why? Kubera ko Yakobo ntago yakoze amateka mu buryo bwa kingdom concept nkuko Yosefu yayakoze. Kandi twabonye ko iteka umwana abasa naho ari extension ya papa we.
utise kuki uzava nimba kuri Yakobo nzajya kuri Yuda, ariko sinshaka kujya kuri Yuda nsa n'umuntu ukwepye Yosefu. Oya, ahubwo byafuma mvuga Yakobo ejo, noneho igihe cyo kuvuga Yuda nkajya ntinda cyane kuri Yosefu, as if Yuda na Yosefu bari two in one. Right? Yes? No problem. We got it. Right? Ariko IT nshaka gukora nabo tugakora app yitwa budgetiza urumva ijambo rero turyumva budgetiza. Ni ukuvuga ngo abarokore dukunda kugira ikibazo of how we budget our money, how we manage our money, and God does not give you what you ask for, God gives you what you can manage. Imana Yesu yaravuze ngo nimba udashoboye gukiranuka muri dukeya, washobora uti gukiranuka muri byinshi. None nimba udashoboye gukiranuka muri dukeya tw'abandi, uzashobora ute gukiranuka muri byinshi wigengaho? Ntabwo Imana ishobora gufata mu mafaranga make adashobora kurangiza ibibazo byawe, uko yitwaramo nibyo bituma ijuru ryemeza yuko izaguha amafaranga menshi ndetse y'umurengera. So nubanga amakosa rero tuyakora muri ya mafaranga make, kandi nta muntu uva ku isi atabonyeho amafaranga make. Ariko umuntu wese ukena uburyo barakoresheje ya mafaranga make buba ari uburyo butari mu bumana. Voilà. Ikindi jambo gukiranuka abantu bararyitiranya. Uzabona Bibiliya ivuga ngo umuntu wicisha bugufi yarangiza kubaha Uwiteka, ngo ingororane n'ubukire, ngo n'ingororane kandi ya kabiri n'icyubahiro, ingororane ya gatatu n'ukurama. Ibi bintu bitatu uzasanga abarokore bamwe cyangwa se benshi batabigira, kandi suko biribeshya. Ahubwo abantu kubaha Uwiteka kwabo ntago kuzuye. Ukubaha Uwiteka kwabo sukubwami nukubaha Uwiteka kwa kinyedini. Voilà. Ntago bubaha muri dimension y'ubwami, bubaha muri dimension y'idini. Ntago bakiranuka muri dimension y'ubwami, bakiranuka muri dimension y'idini. Utuzishatse kuvuga iki? Nimba babwira ko gusambana ari icyaha, ngenda kubwira ko Bill Gates kudashinga Microsoft nacyo cyari icyaha, ariko cyari icyaha kiticisha. Nubango Isayi Mbonyi kutaririmba cyari icyaha, kandi urabizi yashobora kugenda kiga farumasi agakora ibya farumasi agapara umufarumasiye akajya bango nubwo n'umufarumasiye ndakennye, ariko ntabwo nubwo n'umufarumasiye kandi umukiranutsi kandi ubaha Imana ndakennye, ariko Mbonyi ariko batubeshya iyo tubwira ko ari farumasiye utaririmba kandi akatubwira ko yubaha Imana. No, sinzi nimba unyumvishe. Biravuze ngo nako tumvira umuhamagaro nabyo sukubaha Imana. Umva ukuntu Bibiliya yimbwira. Ariko iyi budgetiza app ndayibatuye. Nubango amafaranga yose uzajya ufataho kubera ku gikoroto cya 10 uzajya wiha discipline. Icyo bizagusaba kikomeye cyane nuko ya discipline yo guhita winjiza muri app. Mbonye 300 ibice, mbonye 1000, then ntusimbuke amafaranga kugezeho na make keretse ari umuntu yagwaye ngo yankirire kanaka. Then app yo izagita ifata 42% y'amafaranga iya bloke, cyangwa se ihita yashyira kuri account yawe ya investment. Then app ikore ku buryo uzayakoresha gusa ari ugiye gukora investment runaka, kandi iyo investment app yagufashije kwiga nimba ari investment nziza. Then 38% yayo uzajya uyasigarana nk'ayo ugomba gukoresha mu buzima bwa buri munsi. Muri ayo mafaranga winjije nimba ushyizemo 100 bazabwanga ibice 38 wemerewe kubikoresha ubiguramo icyo ushaka cyose. Cyangwa se yes that way cyase ni 1000 bavuga ati amafaranga 380 niyo yonyine wemeye guspendinga, we niyo yonyine wemeye gukoresha mu buzima bw'iminsi yose. Yes, noneho ifate amafaranga 19% tithes plus offerings. Ariko binzabyisha turi kuvuga hejuru y'ubwenge bwa Yosefu, turi kuvuga hejuru yo musozi wa Moria ariko mu kirere cya Yosefu. Right? Yes, cause we wanna
know all the principles about God's providing for us. And we pray until God provide, because this is prayer session. We are in Adulam prayer cave, so we came to pray. Hallelujah. 19% uzayakoresha nka tithes and offerings, icya 10 n'amaturo. Ibyo tuzabyiga neza with details. Uyu munsi ndashaka kwihutangira kwa Isaka n'uburyo yumvaga Imana itaramuvugisha, n'uburyo yumvaga icyo Imana yavuganye nawe on a daily basis, uburyo yafukuye amariba. Ntabwo turagira umwanya uhagije, mwansabye kubakorera audio ngufiya, ariko turavuga hejuru ya Isaka kandi Imana yadushoboza. Yes, 20 minutes imaze kuvaho. Bivuze iki? Bivuze ngo 19% y'ayo mafaranga app izajya igufasha kuyakoresha mu tithes and offerings mu gihe uri umukristo. Yes, app kubera ko kusakoreshwa n'abatari abakristo, uzajya warabisetinzemo mbere uvuga ngo nge sindi umukristo cyangwa se nge sinizerera mu cya 10 n'amaturo, none nabwo app igufasha uburyo ayo mafaranga akoreshwamo, kubera ko ntawe ugomba kugutegeka no kukwempoza imyizerere udafite. Yes, ariko icyo gihe byo biroroshye. 19 izajya kuri 42, wowe ujya ukora investment ya 31% kuri buri mafaranga kugezeho. Ntacyo bitwaye. Nababwiye yuko the utmost form of sacrifice is not giving, it's investing. Imana iha amafaranga umuntu ibona iteka akora sacrifice binyuze muri investment. Ndaguha urundi rugero rubwumve neza. Nimba Steve Jobs yakoze iPhone, abantu bose, abakobwa bose, umuntu wese ugezweho akumva arashaka gutunga iPhone, kandi byanga bikunda ajya gutangira icyo gitekerezo, yaririye arimara, yafataga economize zose, amafaranga yose, nayo agujije, nayo wenda asabye, nayo wenda ashatse mu buryo bw'ideni, agafata iyo ideni. It's a sacrifice. Iyo urifashe utagiye gukora ibyo kwiteza imbere, no, ibyo kwimeza neza, ukaba ugiye kurikoresha mu bya investment. Kubera yuko muzarebe, iyo ukoze restaurant, ntabwo ibiryo byo muri restaurant wowe biribwa n'abakiriya. Bivuze ngo restaurant ifunze, wenda uvuga ngo ngiye mfite amafaranga mpagije, nta mpamvu yo kugaruka gukora. Abantu bamwe bakerwa bavuze ati ariko se tuzajya turya he noneho, kuko umuntu ari wadutekeraga neza, kuko umuntu ari wagize. Reba muri urugero Steve Jobs yagera akabata ko mfite amafaranga menshi, uruganda rwa Apple warufunga. Okay, hari n'abandi bashobora bari barimo, ariko reba aramutse avuze gutyo yakena oya. Abantu bakundaga Apple bababara, yes bababara. Biravuze ngo nimba ubuzima bwawe butagira ikintu bukora gihindura ubwa mugenzi wawe, don't go for God to ask for provision. No, work for the money and just that. Get your pay the bills, die poor. Or, I don't know. Ugomba kugira ubuzima buhindura ubw'abandi. None ndakabatse, none ngiye ko nkorera ukwezi bakamemba, gusa nzahindura ubuzima bw'abandi gute? No. Umuntu wese warangije gufata amafaranga yakabaye konsoma akayita investment, kuko Imana ibizi ko iyo investment nuyikora bizahindura ubuzima bw'undi muntu, the client, the buyer. Yes. Biravuze ngo Imana itangira kukubara mu mubare w'ababayeho ubuzima buhindura ubw'abandi. Therefore, Bibiliya ikavuga ngo mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda. Iri jambo mu buryo buri financial ni ijambo rivuga ngo ntuzigere uspending amafaranga ku rugo rwawe n'ubuzima bwawe arutayo winvestinga never in your life. Nibwo uzaba ukunze abandi bantu, kuki none tubyita agape love. Ntago Steve Jobs abantu yakoreye iPhone bose abazi. Kabiri, ntago bakorera iPhone kubera babaye abana beza kuri we. Ushobora no gusanga n'umutunzi iPhone uhora yivuga nabi. iPhone ni y'ubugoryi, iPhone ni fake, iPhone mukanazigure kandi ayitunze. Nundi still najya kugura iPhone bazayimuha. Bivuze ngo ntago umwinvestor produye igera ku bantu babanye neza gusa, igera kuri bose.
That is a form of an agape love. Iyo tugeze mu bwami twumva ibintu mu yindi dimension. Njyewe nkunda abantu ukabona miliyoni yose ukayihubuza ukayirya ngo ariko mfite urukundo. None se ufite urukundo ko hari abantu reba nk'urugero mbonye nkunda abantu ndi farumasi ariko ubonye $1,000 wakoze indirimbo muri studio ko Imana yagushyizemo amavuta yo kuba wahembura ubuzima bw'abantu mu ndirimbo. Oya reka amafaranga nyarigenda yakeneye. Can't you sacrifice for the people to see your song and enjoy the song and worship through your song? No. Keretse ndaje umuntu agashyiramo $1,000 ngewe urumva nyine Imana ndayifite ariko I can't sacrifice for it. Ese ubu nyakizemo agashya ariko nuyashyiramo Imana izabibonye yuko ukunze bene so kuruta wikunda, ukunze bene so ubashe kwitanga. You sacrifice what you had for it to see the day, the light of the day, in Jesus name. Ariko ibyo byose tuzabiganira kuko dufite iminsi yo kuganira. Ikindi abantu bamenyeye ibintu byo ngo urasenga kamanura amagambo, banza winjire mu ijambo wumve icyo usengera naho uhagarara ugisengera, kandi gusenga kwawe kw'iminota 10 wabanje kumva ijambo iminota 50 kubasha guhindura ubuzima bwawe. Mu gihe wasenga umunsi wose uvuga amagambo yasubiramo ariko ntiwumvirwe. Yes, niko Bibiliya ivuga. Rero intuzo ya kane zaba ari humanitarian izajya ifata 1%. Bivuze iki? Biravuze ngo na cya gihe ukinanirwa kwishyura landlord hari amafaranga winjije imibare ikanga guhura uzafite 1% for humanitarians to give to the poor. Ni $100, 100 kigomba kuribwa n'umukene wambwira ngo ufite ibibazo 700 cyangwa 300. Start put everything in percentages. Wimbwira ngo sindi bubikorerwa makorwa na ba Bill Gates nibo bagomba gukora humanitarians. No sir. If you are a kingdom citizen, you can't eat without sharing with the poor. Because prophetically, kubera ko mu buryo bwa gihanuzi iyo uhaye umukene uvuze ngo nge sinkennye kuko iyo mba nkennye simba nguhaye, kuba nguhaye rero nge mpanura ubuzima bwanjye gukira. Wowe urakomeza ukennye nimba nta wundi mukene nimara kuguha wewe ejo uzaha, ariko njyewe sinakena mu gihe ari njyewe uhabakene. Imana iwango ubwo rero uhabakene kandi nawe mu bigaragara ugikennye prophetically mu buryo bw'umwuka ntiwatinda muri ubwo bukene, ntiwaguma muri ubwo bukene, ugomba kubusohokamo au nom de Jésus Christ. Kandi ugutanga 19% mu nzu yanjye ubwami bw'Imana bukabaho, abantu banjye bagakora umurimo mu nzu yanjye urame ibyo kurya, nanjye ngiye gukingura amadirishya y'ijuru, nagusukaho ubwenge, nagusukaho umwuka w'ubwenge, nagusukaho umwuka wa strategy, nagusukaho umwuka wa kugira ibitekerezo, nagusukaho umwuka wo gukundwa n'abashoramari, nagusukaho umwuka haleluya wo kuba abantu baza bakaguha ibitekerezo utiri unajya kubitekereza, bakaguha igitekerezo wagishyira mu bikorwa kagiha umugisha kikazagera kure. Iryo niryo jambo rwangu nzakingura amarembo amadirishya y'ijuru, mbasuke umugisha mu rutaho mu buraho mu kwiza, nimungerageza ngeresha imigabane ya 10 n'amaturo bishyitire mu nzu yanjye hagahoramo ibyo kurya. Ariko ntabwo tujya tumenya iby'iryo jambo. Iyo umaze gutanga icya 10 n'amaturo, Imana iguha ibitekerezo bidahagarikwa, the unstoppable business ideas. Yarangiza kandi ikagwa grace na favor kuba partners of that idea investment dimension. Ariko ibyo byose abantu benshi bamara gutanga icya 10 n'amaturo bakifata amapfubyi, ntibamenye ko ikirere cyabafungukiye, ntibamenye ko ikirere cyarese kugira ngo Imana yagura ubuzima bwabo, bakaguma aho ngaho, ntibakore networking, ntibagorwa imbago zabo, ntibashaka andi makuru, ntibajye kwicana n'abandi bagabo, ntibashaka oya ngo there is no capital, ntago acuruza capital my dear. N'ubungubu ubonye abakiriya ba miliyari b'imbaho ukagenda ukabwira umuntu ucuruza imbaho utifite isoko rya miliyari,
mbere y'ukuri sinya nshyirira hariya miliyoni 50, yaba ari inyungu azagera muri iyo miliyari, yarangiza miliyoni 50 akazigutsibura akazigushyira kuri konte neza cyane, kandi ukajya uyarya atavuga ko wayamwibye, ahubwo ubura uko akubonye agatera umuntu w'umugabo shaka. None se capital ubwo yari yihe? Just to have an information of a client and to know who has the product, the merchandise. So ntagaruka ibintu bikora nimba turabizera by'ukuri. Ntabwo twakabaye duhagarika rero ngo we don't have a capital. Are you serious? Kuko nshaka gukora app yitwa Budgetiza nta capital. Kuko wakoze WhatsApp se afite capital. Kuko wakoze Facebook se afite capital. Kuko wakoze yihe se yari afite capital. Uretse kuba wenda utizereye muri iyo app yawe, uretse kuba wenda utashaka kugira ngo uhaguruke utigite abashoramari, just you are there. Tanga se kufite ubune bwo gutekereza app izabite quality zafite mwihariko nyine kugira ngo ubwire wa mu IT ariko warangiye gutekereza izabikora gute ko you are the one who hold the idea. Yes? No. Reka tujye hano rero muri ijambo rivuga ngo the grace of hearing the unspoken words of Yahweh. Ubuntu bwo kumva amagambo Imana ivugana n'imitima yacu, kuko ayo ngayo nta audio ibihari, ariko imitima yacu irayumva. Reka mbyite gutya, ni nk'uko iyo umuntu avuze, reka mfate nk'urugero gutya, ndi kuvuga mukanyumva, ariko nohereje na message mwayisoma byose kandi nibigize, ariko murabizi neza ubutumwa bukomeye ntago babuvuga. Les paroles s'envolent, messieurs et mesdames et messieurs, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Amagambo araguruka akagenda, ariko ibibyashyizwe mu nyandiko nibyo birama, nibyo biramba, nibyo bikora ibintu binini. Niyo mpamvu nta uzasanga no mu rukiko bizera amajwi kurenza inyandiko. None inyandiko isinywe, isinyatiri ikaba authentifiye, none ikaba iri notifiye. Hallelujah! Imana yivugana natwe imishinga minini, yivugana natwe how to, the plan, the strategies. When God releases his divine plan to us, he sends it to our heart, written. Rangije abakuke yabwirwa ngo nzagarara ku munara wange, aho nzarindira kandi nzaranga kuza kuyanumva icyambwira ngo nicyo nzasubiza kubyo namuganyiye. Arambwiraga ibyo weretswe ubyandike ku mbaho kugira ngo ubibonye abyihutire. When something is in the heart, it controls you. That is why God releases the plan into your heart, not into your ears. Because what is in the heart, what is in the subconscious mind, it controls you. Right? Umugabo nkunda cyane muri psychology, turi kumwiga muri masters, naramukunze cyane, bamwita Carl Jung. Carl Jung habanje Sigmund Freud, umukobwa we Anna Freud, ubwo n'abapsikologe bakuru donc wabimbuye ni Sigmund Freud. Then hajya Anna Freud, umukobwa we yispecializa ku bana. Haza Alfred Adler wari ufite inyonjo ukuntu, bityo yispecializa kuri complexe d'infériorité, arangije cyase inferiority complex, arangije haza uwitwa Carl Jung n'abandi n'aba Erik Erikson manza wakina hari uyu munsi, ariko nakunze cyane witwa Carl Jung. Carl Jung bandika Jung ariko ni Young. Carl Jung yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo if you don't turn the unconscious conscious, it will control you. The unconscious, which is not turned conscious, will control you, and you will call it fate. Ngo nudafata ibintu byagiye bikibagirana ariko bikibitswe muri wowe, the unconscious information, ngibyo bintu bizajya bigutwaza igitugu, ngo kandi bizarangira ubyisigeno ry'Imana. Right? Ibintu byose wabonye kuva wavuka ntaho byagiye biri muri wowe, ariko ibyo utibuka byose biri unconscious.
ndabyibuka Sigmund Freud ajya kuba igihangange, haje umukobwa buri uko yajyaga kunywera amazi ku gikombe cya plastique yararukaga, yanywera ku kirahure ntaruke, ku kabuni ntaruke, ariko igikombe cyose cya plastique akigishyiramo amazi akikizamura agahita aruka. Urumva iki ni ikibazo kiri psychologique. Hari n'umuntu ushobora kuvuga ati apo ndabyihoreye ngo nzajya nywera ku kirahure gusa, ariko it will control you because there is something unconscious that is controlling you. So don't call it fate. Wivuga ngo wavutse gutyo, don't call it fate. Noneho Sigmund Freud aza kumufata mukoresha icyo bita hypnosis, na abapsikologe bakomeye bonyine nibo bashaka gukora hypnosis. Sinzi niba mu Rwanda hari umuntu ufite ubushobozi bwo gukora hypnosis. Hypnosis ni biriya twitaga kurotesha tukiri abana, ariko noneho byo bikozwe n'abaprofessionnel. Noneho amukoreye hypnosis ahita yibuka ibintu byose byo mu bwana bwe. None ni exercise umuntu agukoresha mu psychologue w'umuhanga, ibintu wabonye wari waranibagiwe ko wabonye byose ugahita ubyibuka bigahita bigaruka. Kera rero niyo mpamvu byagerageza nicyo twita kurotesha. Noneho aramurotesha professionally, amukorera hypnosis, bityo umukobwa yibuka yuko yigeze kubona umuntu asutse amazi mu gikombe cya plastique, akase mu nzima iraza irayafatira yanywera kuri cya gikombe. Noneho aragenda yiberaho, yarakira akana abaho aranabyibagirwa. Donc ntago navuga ngo yarabyibagiwe, nta kintu na kimwe wibagiwe my dear, nta na kimwe wibagiwe. Arangije nanjye vuga ngo umuntu ufite ihamuka kubera jenoside yakorewe Abatutsi 94, ntabwo ndakora ubushakashatsi ariko sinzi impamvu ntekereza ko agize indwara arwara akarwara amnesia igatuma yibagirwa everything. Sinzi impamvu nishyiramo ko yakomeza kujya ahamuka. None ko yabyibagiwe, ko tuvuga ko yabyibagiwe, noneho ari guterwa trauma n'ibiki, noneho nta kintu kimwe umuntu ajya yibagirwa, ahubwo biva muri conscious side bikajya muri unconscious side, right? Biva muri mind bikajya muri heart, ariko itari ya heart ipumping amaraso, iyungurura amaraso, no. Umutima utekereza, uwo birivuga ngo ko umuntu atekereza umutima we ni kare. Niyo mpamvu iyo hari ibintu bibitswe mutima wawe biri traumatisant, niyo waba warabyibagiwe ubaho uri traumatized. You don't need to remember it to be traumatized by it, right? Niyo mpamvu Imana iyo yohereje information mu mutima wawe, you don't need to know it to be controlled with it. Yes, niyo mpamvu abantu benshi basenga bakena. Reka mbibabwire noneho sasa nga muranyumva neza. Nuvuga ngo iyo usenga Imana ikavuga ngo mwana wanjye ngo haye $1,000,000 nzagwa $1,000,000, mukuru yishyizeho grace yo gutunga $1,000,000, ibishyira mu mutima wawe, igashyira mu mutima wawe inzira wacamo ngo bigereho. None ikibazo iyo bimaze kugera mu mutima wawe, it controls you, kuko Carol Young yavuze it controls you. Biravuze ngo umuntu akora akazi kuri 20 uti barakubeshye, kuko wowe ufite ibintu muri we bigukontrola, kugira ngo wowe uri kaganga, wowe uri rero ni mask wigendera, wowe right? Sindababwira gute. Hano umuntu mbwiye ukuntu ise mbonye yajyaga basanga mu cyuma cy'amasengesho. Impamvu mvuga mbonye cyane, ndamukunda cyane. Cya kabiri, ayoboye umuziki wa gospel mu Rwanda. Sinzi nimba n'uzamusimbura, ariko wenda byazashoboka, ariko by now nta n'umwegereye. Ni nka Michael Jackson mu gihe cye, nta munyamuziki wajya avuga ngo ndamwegereye, ntawe begeranaga. Yarari he was sharing the class of himself. Yari afite class yisangije atabanamo n'undi muntu, abandi bakaza mu zindi classe zo hasi. Kevin Hart nawe aravuga ati Dave Chappelle muri comedy nta n'umwigereye, we yisangije classe ye yo hejuru, twebwe ba Kevin Hart tudashobora kwegera. That is how things work. That is how things work. Bijya bibaho, Imana igatanga iyo grace. Ni nkuko Imana yavuze ngo Eliya ngo nako Yesu yavuze ngo Yohana Matiza ngo mubabyawe n'umugore nta uruta Yohana. Nuvuga ngo bijya bibaho, Imana igafata umuntu ikamushyira muri class all by himself, right? Noneho mbonye ngakaza ngo mu cyuma cy'amasengesho, ngo kaza afite nk'agasede yakoze akaririmbo
bakababwira ati ndashaka kuririmba, cyangwa akaza wenda nta n'agasede afite akaza avuga ati ariko nshaka kubaririmbira indirimbo yanjye. Uwo muntu yarambwira ati ni ukuri hari n'igihe twambwira ngo turaza kumuha umwanya bikarangira ntawo tumuhaye. Sinzi muri kubyo kintu, ariko buriya mbonye uyu munsi yabaga abyiyumvamo mu mutima we, in the subconscious mind he was feeling it, he was muri we byari birimo kazabu wari uyu munsi. Bityo uyu utabimenye, iyo utabisobanukiye bishobora no kugusabota, kuko urashaka kugira n'uwango Mutabazi nzaba ndiwe mu myaka 20 cyangwa 30 imbere. Already uyu munsi mu mutima wanjye birimo, kuko birimo rero hari igihe bigusabota bikakugora kubaho uyu munsi no gufatira imyanzuro ikwiye uyu munsi, kuko biba bimeze nkaho already ubifite, ubyicayemo, ubihagazemo kandi ntibiraza. Gusa ugomba kwiga nanone to not settle for race forever. Nanone kutavuga ngo ibi bintu bitoya nzabigumamo byiteka ryose. Tuvuga hejuru ya grace of hearing the spoken words of Yahweh. Ni gute umuntu yumva ibintu Imana yavuganye n'umutima we. Reka nihute kugira ngo tutabitindamo, iminota ikaba myinshi, mwansabye ko yagiba mikeya, ariko ndazi neza ko Imana iri mu ruhande rwacu kandi Imana ikomeje kutwigaragariza mu buryo bukomeye cyane. Nubwo ubona ndi kuvuga nitonze, ariko tuzavugira ku musozi wa Karumeli nta kwitonda guhari, n'ugukira kw'indwara. Ku musozi wa Tabora turi muri deliverance, ntago ni iminsi 14. Nubwo dufite igihe cyacu, we have our time, we have all our time. Shaka kwerekera ku musozo. Bibiliya tubwira mu itangiriro 26 ngo nuko Isaka ashaka nginzara itera mu gihugu Isaka yararimo, ngo arangije ngo ashaka guhungira muri Egiputa nkuko se yigeze kubigenza. Ikintu cya mbere tukubona kuri Isaka, yari umwana warezwe neza na papa we, yari umwana ise yafashe ibimurimo byose, ngo ibyari bimwuzuye ni nabyo natwe twahaweho. Niko The Ben aherutse kuririmba ari kumwe na Gisubizo Ministries, ngo ibyari bimwuzuye nibyo natwe twahaweho. Yes, nwango Abrahamu na Isaka bari abantu babiri ureba mu mitekerereze, philosophically ukabona bari identical. Niyo mpamvu Paul yavuze ngo harya ngo muri abana ngo Abrahamu, ngo niyo mpamvu ngo mutari imbata y'umuntu wari wese. Abantu wese kuki mushaka kunyica? Ati mukomoka kuri so Satani, kuko ibyo mushaka gukora murabeshya, Satani arabeshya. Nwango ugomba kugira a mentor, wa muntu uvuga ngo iki kintu ndi gukora hari uwakibanje kugikora, kandi uyu muntu mu buryo bw'umwuka ndamufata umwitero. Paulo akajya avuga ati numbona ukabona Timoteyo na Tito ukabona ba Epafura, bose bariya ni nkari derivative zanjye, nuwango ni njyewe tukashe. Abantu benshi ntago babona provision y'Imana kubera yuko ntago bafite ba spiritual fathers when it comes to business investment. Who is your spiritual father into that field? Umuntu bita Warren Buffett yabaye umushoramari ukomeye muri Amerika, ndetse bamwe bamwita the king of the stock market, ariko abikura kwitwa Benjamin Graham, wari umuhanga cyane mu bintu bya investment. Nkunda gusoma igitabo cya Benjamin Graham cyitwa Intelligent Investors. Nushaka gukora investment cyangwa nushaka nyine gusobanukirwa ibyo bintu, uzagisomera igitabo cyiza cyane kirimo testimonies, amateka menshi y'abashoramari n'uburyo bagiye bashora, abagiye bashora bagahomba n'ibindi bitandukanye. Right? Ugomba kugira so mu mwuka mu bijyanye n'ijambo, so mu mwuka mu bijyanye no gusenga, so mu mwuka ngo ikintu cyose ushaka gutumbagiramo ugomba kugira umuntu wagitumbagiyemo usa nawe ufata umwitero ukagendera mu ntambwe ze. Rero umuntu bita Isaka yatekerezaga exactly nka Abrahamu. Tel fils tel père, tel père tel fils.
Isaka yari uwo nguwo, kugeza naho nawe yabeshye ngo umugore we ngo ni mushiki we, nk'uko papa we yabikoze exactly. Père fils. Ariko dufite abantu baba ari abaherwe baracuruje bateye ubwoba abana babo bakajya muri amafaranga ariko badafite bwa bwenge bwa ba papa wabo. Ndababara cyane iyo ngeze aho hantu. Iyo ndebye u Rwanda nkanatekereza icyo kintu. Everybody who is successful in Rwanda must prepare his successor successfully, perfectly. Dukeneye muri old generation the copy of everybody who put a stone, a considerable contribution on this development we have. Shakoze uwagize nabi agakora amahano, uwo nguwo turasenze ngo n'abana be rwose batazamukurikiza na hatoye. Ariko uwakoze ibintu by'indashyikirwa, ariko nimba ari ikintu kigoye muri Afrika, ubuntu wa mbere ntago ubona umukurikiza, ntago ubona umugwa mu ntege, ntubona umukorera mu ngata, nuko ubwo wagiye. We don't know how to prepare a successor. Buri muntu wese mwirwarize, nanjye narirwarije. Are you stupid? Mwirwarize nanjye narirwarije. Ngese ninde none se ngewe sinarigezeho, namwe muzabigereho ku giti cyanyu no mu buryo bwanyu. That is not how things work. Mu bwami ugomba gutegura abadisiple bawe, ugategura abazakugwa mu ntege n'abazagukombowa cyangwa bazagusimbura. Reka rero nerekere ku musozo. Bibiliya tubwira ngo nuko Isaka Imana ivugana nawe ngo irangije iramubwira ngo ntumanuke ngo ujye muri Egiputa nk'uko so yabigenje. Iramubwira ngo ahubwo jya mu gihugu cy'Igerari, nurangiza kujya mu gihugu cy'Igerari uhature, nzahaguhera umugisha. Nubwo ubona hari inzara, ndashaka kwereka ko no mu nzara wowe nshobora kuguha umugisha abandi bari mu nzara. Nshobora kuguha ibyo abandi batabonye. Njyewe singengwa n'ibihe by'abantu, ndi hejuru y'ibihe, ndi kure y'ibihe. Nge siraho ibihe ariko nge sinkontorwa n'ibyo bihe. Hallelujah. Reka mbabwire, Imana nimba yaravuganye nawe kizahindura amateka yawe, ishobora kuyahindura abandi bakinzeho. Hari abantu bubatse amazu muri covid, Imana yari yaravuganye nabo ngo bazubaka ama etage, covid igira nta n'utoboye, ijya kurangira etage zaruzuye. Iyo niyo Mana tuvuga. I Gosheni habaga hari umucyo mu gihe Egiputa yose yuzuye umwijima. Ukibaza ariko se Gosheni ntabwo ibarwa muri Egiputa, ariko abantu bari Gosheni ni ubwoko buturu kwabwo, ni ubwoko butavumika. Haleluya. N'abanyamugisha bavuganye n'Imana, Imana ibafiteho umugambi. Haleluya. Nawe uri umunyagosheni, ntabwo uri umunyegiputa. Krize nigiza, ibibazo byashinyitse byashokonkoye, ujye witegura ahubwo ko ugiye kumera neza. Reka mubwire mw'abanyarwanda, ibintu nibikomera muzamenye yuko nge nzaba ntabawe, kubera yuko nanjye mwariye ndeba. Nibikomera nanjye nzarya mureba, cyangwa nibitangira gushindikana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko icyambere ni amakuru. muhumure hari umugambi mwiza w'Uwiteka kuri twebwe. Ariko nanone Imana igiza nukuri, hari icyo bita financial crisis, igafata umuntu ikamugira billionaire. During that crisis ikamugira billionaire, kavuga ati ndakuzamwe ndagutumbagije. Reka mbabwire, nimba ari umuntu wakiriye kuri crisis yitwa Yosefu. Bamwe babaciye imitwe. Yosefu ubwo nibwo izina rye riri kuzamuka. Yosefu mu myaka y'uburumbuke nyine yari yarahawe utware na Farawo, ariko nta muntu umwemera cyane. Buse ibyo bango yaravuze ngo duhunike so n'ubwenge bwa hatari buriya. Ariko noneho uburyo yamanaginze mu gihe cy'inzara, uburyo ibiryo yabigaburaga, uburyo yabibagurishije, byatumye Farawo avuga ati oya rwose nkugize papa wanjye, ahubwo be my spiritual father, tell me what to do anytime,
anything, about everything. Kabiri, iyo umuntu avuze ngo nkugize papa, avuze ngo ndashaka gutera nkawe, ndashaka kujya mvuga nkawe, nkatekereza nkawe, nkagenda nkawe. Umwana imfura igenda nka se, right? Ni ukuvuga ngo Farawo yaratangiye kwiga filozofi ya Joseph. Ariko Mutabazi ndashaka gusenga ku buryo hazabaho nk'abaperezida 10 ba Afrika bashaka gutekereza Mutabazi, kuko babona ari byo byonyine byatuma basurvivinga, byatuma baba successful kuyobora ibihugu byabo. Yes, harabura banga ko Mutabazi uri ikina na Joseph bamwise Karosi kuko bumvaga yikina. Iyo umuntu yatavuganye n'Imana bamubwira iby'imiba ati ariko uzi ko nayo Yakobo yabwiye Yozefu atase ubwenge na nyoko tuzakwekubita imbere n'abana bakuru bawe, nubwo nuri kwikina. Ariko Yozefu Yakobo yaje kumufata aravuga ati oya Yozefu, uburyo Imana ikuzamuye ndashaka kugira ngo nubwo nakubyaye mu mubiri ariko mu mwuka, I want to be like you, I want to think like you, I want to walk like you, I want to act like you. Icyo bakeneye cyose Gosheni mutume kuri Yozefu, mubwire Yozefu niura, kuko yatangiye kuba ari we provider, kandi pater bisobanura the provider. Nuwango Joseph was the provider of Pharaoh. It means that Mutabazi can be a provider for presidents. How? I provide ideas, strategies, and that is how to be a father means. What to be a father means. I'm a source of your inspiration, I'm a source of your philosophy, then I'm a father. Because you are doing things in my ways. Yes? Abene Rekabu yararahiye katazanywa inzoga, na bene Rekabu ntibayinywa. Why? Because our father didn't do that. Ariko abantu ushobora kubaza ati ariko bite bya ni byiza musengera kwa yitwaza ibyo bintu muri gukora sana bikora oya. Aho Paulo avuga ati mugere ikirenge mu cyanjye nk'abana banjye bo mu mwuka kuko nanjye ngera mu cya Kristo. Ubu kuri ibintu byo mu bwami bikora. Kristo, Imana ni papa wa Kristo. Kristo akaba papa wa Gitwaza. Abazayoni Gitwaza akaba papa wanyu. Biravuze ngo iyo ushatse gusimbuka ngo Imana uyigire so, Imana irakwihakana iteze ibyo bintu byuzanya by'ibihugu. Wowe urakwirarize urashaka gusimbagura kujya. Bivuze iki? Bivuze ngo urugero abazayoni bubahaho Gitwaza nirwo rugero Imana ifata ko bayubahaho. Ntabwo bisimbuka, ntabwo Imana ibyemera. Urugero wubahaho so wakubyaye nirwo rugero Imana ifata ko uyubahaho. Ngo ariko nko muri turi na yamaze obey your parents in the Lord. That is the first in 10 commandments that ends with a promise. Ngo ntabwo ushobora kubona amasezerano, reka mbabwire, ntabwo ushobora kubona amasezerano so wakubyaye mu mubiri, ntabwo ushobora kubona amasezerano utubaha so mu mwuka, ntabwo, never. Kandi nshatse nashyiraho n'umukoresha wawe, burya nawe aba ari so mu bintu by'ubwami, n'umukoresha wawe aba ari so. Kurugero nimba waragambaniye umukoresha wawe ntabwo ushobora kubona umugisha. Akareka ndakurahiye wabaye se mu gihugu perezida akaguha inshingano kuri Yero Pepa, ejo ukazigira indakoreka ukiha ibintu byo kutamwubaha, icyo gihe uba ufunze ikirere cy'umugisha wawe. Ibintu byo mu mwuka biba biri serious. Arabantu ngo ngiye impamvu ntakuba pasiteri wanjye ngo mbona hari ukuntu ibitekerezo bye ngo hari ukuntu ngo mbese ngo afite utuntu tw'imico ntakunda. Nimba rero ari we mubyeyi wawe mu isi y'umwuka akaba ari we babona, ibyo by'imico uvuga afite ntawakubwiye ngo uyigire, ariko kumwubaha byazamura ubuzima bwawe.
Pawulo yigeze kubwira abantu babwira ngo mwese abanyumva ni njye so mu mwuka. Yari imbere y'umuntu bitaga Fesito, arangije aramubwira Fesito ngo ubwenge bwawe Pawulo we buragusajije, ati uzi ko ubuze watoye ukanyemeza ko umukristo, ati uburyo ubivuga, ati nari ngiye kubyemera neza. Arangije aramubwira ngo uretse nawe icyo nifuriza abantu bose banzengurutse nuko bamera nkanjye uretse iyi minyururu. Ushobora kugira so witwa Pawulo ukamera nkawe, cyokoze wamubona ni iminyururu yo ntuyigire nyine. Be like your father, accept what is not aligning with the Bible, but don't disrespect your father just because you think like you are smart. Nobody is. Imana yashyizeho ihame ngo ubahaso, iravuze ngo ubahaso. Ibyo utekereza ngo wagiye Harvard, so ntiyagiye Harvard ntibiguhindura ko wamubyaye nawe akabyarwa nawe, aracyari so. Obey, honor him in Jesus name. Isaka tugeze ku murongo wa 12 w'igice cya 26 ngo nuko Isaka biba muri icyo gihugu kigera ngo muri uwo mwaka yeza ibirutaho inshuro 100. ngo uwo mugabo umukire agenda arushaho ageza aho yabereye umukire cyane, akira ko umukire cyane mu izina rya Yesu. Turi gusoza. Akira ko umukire cyane mu izina rya Yesu. Akira ko umukire cyane mu izina rya Yesu. Nubiba akira inkubwe 100 mu izina rya Yesu. Nushora akira inkubwe 100 mu izina rya Yesu. Mwani magambo 100-fold yabibye 1000 asarura ibihumbi 100, abibye ibihumbi 100 asarura miliyoni 10. Haleluya. ngo uwo mugabo ahita bumukire. Reka mbibabwira aya magambo, reka mbabwire umuhinzi ibintu bikunda guhingwa bikunda gusarurwa mu mezi 6. hari byatatu ariko reka tubara 6, nako reka tubara 3. Why not? Hari ibintu bihingwa mu mezi 3 bikabyeze basaruye bagurishije. Nuvuga ngo Isaka yabibye mu gihugu cy'Igerari. Muri uwo mwaka nimba ari yabibye 2,000 asarura 2,100. Nimba ari yabibye 2,000 asaruye nimba ari yabibye toni 1 asarura toni 100. Arangije nyuma y'amezi 3 arongera arahinga. Nubwo bavuze ngo muri uwo mwaka yeza ibirutaho inshuro 100 ariko ni igihembwe cy'ihinga, ni umwaka in terms y'igihembwe cy'ihinga. Nyuma y'andi mezi 3 arongera arabihinga. Mwani mugambo mu mwaka wenda asaruramo 3 cyangwa 4, kandi buri gihe ariko asarura inkubwe 100. Iki kintu biti inkubwe 100, wibuke Yesu yaravuze ngo umuntu wagize ibyo asiga ku bw'ubwami ngo uwo nguwo nzabimukubira inshuro 100. Munyumve neza impamvu navuze iyi budgetiza up nkayibakundisha. Icya mbere harimo principe imwe ivuga ngo ntuzigere urya amafaranga aruta ayo wa savings cyangwa se ayo wa investings. Urabona yuko ubundi byakabaye 40% investment 40%, spending 40% bikaba bingana, ariko twaslidinzeho gatoya kuri investment twongeraho 2 ya kabiri tuyikura kuri spending. Mwani magambo you live a sacrificial life, ubayeho ubuzima bwo kuba igitambo kizima kubera yuko bimeze nkaho abantu bakuzengurutse ubatangaho amafaranga arenzeho 4% ayo wowe utanga ushyira ku buzima bwawe. Right? Bivuze ngo njyewe ku buzima bwanjye mashora 42 akaribwa n'abakiriya banjye muri form of investment. Bivuze ngo ntago Imana ishobora kuguhagarika mu iterambere ryawe. Izahore iguhuza n'umugisha, izahore iguhuza na deal nzima, izahore iguhuza n'ibintu by'umugisha, izahora kuko wakoreye muri uyu murongo. Isaka ngo abiba mu gihugu cy'Igerari. Mumbwire neza ko bari mu gihe cy'inzara yabibye ibyakuye, ntago yigeze arya imbuto. He sacrificed to the extent yanga kurya imbuto ahubwo akayibiba. Abandi bakavuga ati iyo ibyo bintu birya kuko ubwo bibibye birahita bihira mu butaka. Turi mu gihe cy'amapfa.
Isaka aravuga ati ariko navuganye nayo. Haleluya! Aravuga ati nubwo mubona mbikora mukanyita umusazi ngo birasigara mu butaka ngo nimbyirire, wasanga yaramaze kubikira mu butaka karabiraririye ngo bataza kubicukura kubera ko byari igihe cy'amapfa. Ariko Isaka rero avuganye n'Imana. Ikibazo ni kimwe, abantu benshi ko bari kubibigera ari bavuganye nayo. Nubibigera utavuganye ndakurahira Uwiteka bizasigara mu butaka, ntago uzabibona hejuru. Ariko nabonye na Isaka biba bigakunda. Ego ko uza abantu bagiye muri Shike na Mike babonye hari abantu bazamuye etaje kwirebera kubera ko bacuruza muri Shike, wagize ngo bose barungutse. Imana niba ariyo yavuganye. Ndabyuka umukobwa twasenganye, Imana yamubwira acuzaga ibishyimbo ariko ahora homba, yarafashe credit ya miliyoni 4, ahora homba, ahora bura igishoro, agaruza igishoro akiruhutsa, ahora tubwira dusenge. Igihe kimwe turasenga Imana atubwira ngo ahagaze ku musozi utaruwe, nave mu bishyimbo. Nta Mana yamutumye mu bishyimbo. Mwabarokore mwe muri kunkurikira, ninde wabatumye mu bishyimbo? Ninde wabatumye muri izo ntoryi? Imana atubwira ngo nagende muri Kigali, icyo gihe yabikoreraga za Musanze, najye muri Kigali kandi ashake ahantu Iseta ahacuriza inkweto. Imana yamubwiye ati uzacuruza inkweto ujye wunguka amafaranga na minisitiri atahembwa mu kwezi. Uwo mukobwa nyuma y'umwaka 2 yitwara we arambwira ati byibuza kwibaro mbafite inyungu y'U300 kandi mu kwezi byibuza hari igihe mu cyumweru ncuruzi bare 2 600 mu cyumweru nakuba 4 nasanga mu kwezi afite 2,400. Umukobwa aragenda urukweta kandi yacuruzaga muri downtown rwose ndabyibuka neza. Yize muri downtown hari abantu bari gukinga byanze, ariko hari umuntu uje downtown. Imana yamubwiye ngo umusozi wawe witwa inkweto, umusozi wawe witwa inkweto, umusozi wawe witwa inkweto. Kandi ikintu kinezeza, Imana yacu ni nziza, itanga amakuru. Isaka ageze i Gerari, Imana yamubwiye ati ahangaha bari guhinga, ibyo uzahinga byose nzabikuba inshuro 100. Kuki nayo mbajyanye muri no budget yanjye? Biravuze ngo nimba winvestinze, nimba utanze mu nzu y'Imana, ibyo utanze mu nzu y'Imana nibyo Imana igukubira inshuro 100. Nimba utanze mu nzu y'Imana, ibyo utanze mu nzu y'Imana ni nabyo igukubira inshuro 100. Nimba uhaye abakene, ibuka Yesu yabwiye Petero avuga ngo ibyo mwasize ku bw'ubwami nzabibakubira inshuro 100. Biravuze ngo turi abahanga mu kuba Imana yaduha 100,000 mu rusengero ugatangamo inoti ya 500. Nta cya 10 ntacwa, none inoti ya 500 kuko ari ifite ibibazo byinshi. Ariko Imana ijya gukubira inshuro 100 izafata 500 yongeraho amazero 2, gukubira 100 twongera amazero 2 bibyaye 50,000. Noneho mu minsi iri imbere ubonye 50,000, kumbi wari uri kubona 100 usubiye kuri 50. Wibaze ngo ariko ko nakibona 100 nuko nawe watanze 500. Iyo yagira hari 1000 wari gukongera ukabona imbere ubonye irindi 100. Ndabyibuka kozi w'Imana ahetse kubona umuntu w'umudiaspora araja muhe inoti $100 ati nsengera, mfite ibibazo binkomereye, nkeneye amafaranga byakomeye, akira ituro niyo mbuto mbibye, musengera Imana ifungura irembo. Arasenga aramubwira ati Imana inyeretse ubona 10,000. 10,000 ni $100 gukuba inshuro 100, kuko yemeye kurekura $100 kubw'ubwami. Imana yamubwira ngo ndaye gukubira inshuro 100 ndaguha 10,000 imbere ahangaha. Ishobora no kutaguha ibyo 10,000 cyangwa ishobora no kudakuba inshuro 100. Ntago ari ibintu bya ibintu bimeze nka transaction, ahubwo ukazagenda uyabona muri installments. Ariko utresinze ubuzima bwawe nyuma yuko utanze iryo 100, byagora yuko wabura ahantu Imana yaguhaye 10,000 biturutse mu kuboko kwayo. Iyo mvuze ngo biturutse mu kuboko kwayo mba mvuze ngo utako adaturutse mu kuvuga ngo wari wayakoreye ukabona ameze nkaho agutunguye cyangwa yihubuye. Hari cyo twita ngo voka yihubuye cyangwa igitangaza kihubuye. Akira igitangaza kihubuye mu izina rya Yesu.
akira ibihumbi 10 by'amadolari byihubuye mu izina rya Yesu. Ndabyatuye kandi mfite iyo grace ndayifite. Yakire mu izina rya Yesu. Receive it, receive it, receive it, receive it. Akira mu izina rya Yesu. Ndasoje ijambo nubwo tutarigezemo cyane uburyo wumva Imana ivugana nawe kandi itavuze, ariko nabyihutisha. Ni ukuvuga ngo iyo ubyutse mu gitondo wandika ibitekerezo byose ubyukanye. Abazungu barabangura no porte conseil, ariko sibyo, ahubwo Imana ivugana natwe. Ayo magambo bavuga ngo siziye musanse, no, ni Imana bayavuganye nawe. Noneho rero ibitekerezo byose utararanye ubyukanye bijyanye na vision yawe ukabyandika hasi. Icya kabiri, ugomba kugenda ukareba abantu bakoze bakagera kuri vision imeze nk'iyo nawe uri gushaka kugeraho, ukumva story yabo. Ni amagambo ari muri Yobu ibice 8:7 avuga ngo nayitangira ryo ryaba rito wakunguka cyane, ngo usome, ngo read the history book and see the history of the past will speak to you, and the wisdom of the past will speak to you, and the experience of others will teach you. Imana ibishaka yuko ujya muri experience y'abandi ukareba ubwenge bakoreshe mu gihe cyabo, warangiza bya bitekerezo byabo ukabihuza na bya bitekerezo wiyumvamo nyuma yuko mu gitondo Imana yavuganye nawe usinziriye mu bitotsi bya nijoro. Niko byanditse muri Yobu 33 umurongo waho wa 13 kugera kwa 15, ngo dusinziriye mu bitotsi bya nijoro iraza igahindura plan zacu, iraza ikaduha plan nshyashya kugira ngo tutabasha gutsindwa mu gitondo tukabyukana plan nshya, ariko ntituzi kuziconsultinga, ntago tuzi kuzikurayo, ntago tuzi kuzisoma, ahubwo twe dukomeza gukora byandi twararanye, bya bindi by'amafuti, byandi twatekereje bituzuye, ibyo nibyo dukomeza kwigenderamo tugatsindwa. Akira ubutsinzi mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu ijambo rimbwira ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarane n'abanyabyaha, nica n'abakobanyi, ntahagarane n'abanyabyaha, ariko amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yishimira, kandi amategeko ye akaba ariyo yibwira ku manywa nijoro. Ngo ameze nk'igiti cyatuye hafi y'amazi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ntikizatinya n'amapfa nacana. Ijambo rikomeye cyane aravuga ngo uwo nguwo icyo azakora cyose, uyu ngicyo azakora cyose kizamubera cyiza. Abo ngabo bakurikiza imigambi iri mu mitima yabo iturutse ku Uwiteka, abo ngabo ibyo bazakora bizababera byiza. Ntabwo dufata izo plani z'abatsinze kera, ahubwo dufatiye plani zabo zikadufasha to squeeze out, gusosorora imigambi y'Imana. Nk'ukuntu rukuruzi iyo ugeje ahantu hari icyuma, rukuruzi cya cyuma kiva mu butaka kikazamuka kigafata kuri sumaku, kigafata kuri magnet, kigafata kuri rukuruzi. Niko ibitekerezo n'ubwenge bw'ahatambutse bw'abatsinze imbere yawe uzakubera nka rukuruzi yo kugira ngo bya bitekerezo by'Imana bikurwe mu mutima wawe. That is the grace of hearing the spoken words of Yahweh, the God who speaks with our hearts. When we want to hear Him, we use the wisdom of the past and the experience of others, and we need to meditate on the laws and write down what our spirit confirms to be the plan from the Lord. Out of 3 sources: God's mind in your heart, experience of others and their wisdom in the past, those who succeeded. What was they thinking when they did this? Which strategy they used? Then you take them, you combine with the laws of God. Then it helps you to get out of your heart the plan you need. Right? We call it squeezing out God's plan out of your heart. And the tools are prayers, reading the Bible verses or the scriptures, and then memorizing the wisdom of the past and the experience of others until you start thinking and come up with a plan that is different with the original plan you had before. And that plan, when you pray about it,
God confirms that it is a divine plan. Imana ishimwe. Iyo umaze gufata ubwenge bw'abatsinze mbere yawe n'inaribonye ryabo na strategy zabo, yes, warangiza ukabihuza n'amategeko y'Uwiteka ari mu mutima wawe kandi wibwira ku manywa na nijoro, warangiza kubihuza ukabihuza n'Imana yavuganye nawe, ukabihuza neza. Ibyo bintu byose iyo ukoze meditation, iyo utekereje neza, urabifata bikaza kubyara ikintu kimwe, kandi icyo kintu bibyaye ukagisengera. Iyo plan bibyaye ukayisengera. Iyo plan itandukanye niyo watangiranye ukayisengera. Wamara gusenga, God confirms that plan. Imana ikayiteraho ukashikavuga ngo nicyo nari navuganye n'umutima wawe, ninjye wagishyize mu mutima wawe, iki gitekerezo si icyawe. Nuko Petero arangije, Yesu aramubwira, Simoni mwene Yona, ntago ari inyama n'amaraso, ahubwo n'umwuka w'Imana ubigwishuriye. Ariko Petero we yabonye babaza ngo nitwa nde, abantu bavuga ko ndinde, mwe munyita nde? Petero avuga ngo uri Kristo, umwana w'Imana isumba byose. Petero ntajwi yumvise. Ibyo kuba yarabihishuriwe bigishyirwa mu mutima we. Arangije yumva mutima we haramwemeza kuvuga yuko ari Kristo umwana w'Imana. Ariko ntago Yesu yamwemereye kabyita ibitekerezo bye. Mu mutima we harimo ibitekerezo by'Imana, kandi ubwo uzabasha kubisosororayo, kankoresha ijambo gusosorora, squeezing out, ubwo uzabasha kubisosororayo, ntuzabyita ibyawe, uzahimbaza Imana. Gatatu, ubwo uzabisosororayo, uzongera ubisengere, Imana ishyireho confirmation ivuge ngo ni ibyo ngibyo n'ubundi. Ndagurugero,